niba ufite bitanu ngwino mu biro maze nguha akazi hishenge urupfuro ry'abantu ntabwo wemerewe kwinjira mu biro byanjye utazanye ruswa ngo nyikoto nyumvishe shenge iyi ndase yajyamo iki Bango gisiga nagira imana zo gucunga abakozi muri iki kigo cya Rukanika babuze akazi bahora bahanze amaso. Turunda bishobora kwinjiza dashoye bitanu. Niyo yagira impamya bushobozi zo mu bushorishori bw'ijuru. Isega si murebezo batanze igihe gisiga gikiza ubutoda. Ndetse giherekejwe n'imbuto yari gisaka yasesekara ku isahani ka Marisari. Bose basigaye basiganuza uko nteye. Dore ko mbere uko nsanga mu rubaza bapfumbatse cyana kingagi. Maze ingangare na gicakira amacandwa kuzura kanu. Harya ngo sineze amashuri menshi ndamaze ayo nezi yose ntabura kumpesha umugati utubutse kandi yanangize n'umugabo w'ibigango n'igitinyiro ku buryo bene igitugu badatenya kunzanira igiturire sigenze nsoma ku mutsama nk'abami bo hambere ndetse n'abe kamere bambere urugwiro sigaye nisiga imbavu nk'ababana b'imbavu ndende isiga ndi ikirenga cyasumye ikirere cyama ariko ngo kibere inkuru ya mukobwa bashinze vuba ibyo kutugenzura ngo akomeza acishe make maze mbona uko nte kinyara bitugu ko ahembaga abagabo n'abagore badasiba kungana bansa bakazi batazi ko kabaye ingumi. Allo nimutware igisiga tuvugana nigi n'igisiga kirembera mu bicu ariko si ryo rw'iryoho niho goza ryaba ryohejwe nande muri iki gitega cy'abazungura nta wundi ni nyirabihogo muri kumwe mbese nagira ngo bamenyeshe ko hano hari umusaza ngo bashaka ari hano twakirira abashyitsi umusaza niko narengize ngo ni musani nyange nkawe bihogo byadohogoje none nyakwigendera ungendereye magingo ya ngo arashaka ikira ngo arashaka akazi k'ubuzamu ngo kuko ubuzima bumereye nabi umva nawe ra cyakora mperutse hari umwanya ku mangazini wujuje vuba natari manganya mu magambo rero nizeye ko muza kumvikana niko se nyabiho ndabikumva neza urabona se ari cyamarira ko numva mara yandaye kubera inzarara yewe sinakubeshya ndabona ari umushavure amaso nza yaramubayemo inyanja cyakora kuko nta utakanya agatagahambuye ahari wenda aje yitwaje agahamba kaguhembura kugira ngo ukabona ingatiraguye da yewe ndakumva pfa kunyohereza twibonanire reka mukoherereze ngaho yego mwirirwe ariko so umusaza yari umusazi akajya kundika kwa data buja Rukanika avuga ko namwatse agacurika inzoka hacurikira ato iyo ntacyo apfa avutse umuntu se yamaguye umwanya mwiza agira ngo nzajye nya setariya cyangwa urubingo injira muraho nyakubahwa vuga ikikugenza kuko nta gihe cyo guta mfite dore ko abaturage mudatana no kurondogora narinze kubasaba akazi mubyeyi niko bakumva nyakubyara uje kunsaba akazi witwa ndi ukomoka he amashuri wizangana iki nitwa abagabo barabona mwene ngabo nzima nize mu Kibeho kandi wacu ni hariya mu Rwanda rwa Gasabo ntabwo ndi umunyamahanga mba nguroga sinabesha uko ngana uko yewe vuga ndakumva ngabo nzima ndabona nta kazi uteze kubona muri iki kigo kandi ntugomba kubaza impamvu kubigaragara ngo nta kazi ndeze kubona kandi bambwiye ko akubuzamu gahari akubuzamu niba gahari sakawe bimbura uburo nkamwe bakubundabunda mwikanze igisambo ntitubakeneye ariko se ko numva ngifite imbaraga ngaba ndasinda sinzwe gusinzirizwa n'ubusa umuntu hari igisambo saza kinsanga singisanganiza ubuhiri ngo ngifate mbiri igihe cy'amagambo cyarashize umusaza amagambo ntituyakeneye saho gushinyika gusa ngo ibyo ushaka byose uzabihabwa udashishikaye ndatemvira no mu biro bantera igihe kandi nta gihembo ngutezeho uranyumva ngo igihembo ihembo nyine
aho ntibwira ko ntungwa na setari yagiye gisiga wagisiri bobo mbiro kuza hano babanje gusiganuza uko nteye maze ntuze kuntera umwaku umara mu mwuka boshye uri n'umwari byibuza ngo ungeze no ku ngingo mubyeyi gose ngirira imbabazi ubu merewe nabi abakire banjenyeye mu kiyovo cyari cy'abakene none nabuze aho nimukira ubu wanje ntakigenda gose bajya kukwimura se ntibaguhaye amafaranga y'ibikorwa byari mu isamba warutuyemo ubwo roje kuntumbika amatama umbwira amatakara gasinga aho hari amatunzariye ureba naho amatariki mabatugeze sinyuwe gose nyakubahwa kwa iminsi igereye ubu ibintu bisigaye bigenda bigura ntege ariko rero witegereza ugashishoza wasanga abagabo twese tudahuje ubushobozi ni kwa musaza we vuga ndakumva ngabo nzima harya ngo witwa abagabo barabona ko nitwa kare sindi ikirara ibyo sibyo nkubaje wanjijiwe ahubwo niba ushaka kunguha akazi koko ngusabye kundebera ibihumbi 15 ariko nyakubahwa naba mfite ibyo bihumbi byose ngaza kugutakambira ngo urashonje ko naba nizeye ubufu bw'ubugari ngo abana n'umugore tubane Kigali babone ibyo bashira mu gifu umusaza niba aribyo noneho ngusabye kunsohokera mu biro nonaha kuko kukureba nta biro ntubonamo kose agira bwangu ntaguzigamo imvune komeje kuntera icyugazi aho tendera kunsigira inda kuri siba dore ko zijeje tazitumuka mu rugo rusatsi rw'imvi rusana rw'umusazi sokazi mubyeyi gose mu sohoka mubyeyi gose mu ngundiye nababonera ibihumbi 5 gusa nari kuzabitanga ku icumbi none kubera ko amacumi yenda adashira igorora reka mbibaheho ibihembo byo kuba mwemeye kunyakira maze murebe ukundo mwaza kwigibagiza igihe nabatesheje mufata agacupa n'umugabo nawe n'umuti wamenyo ye niko karame mutware ko nshima umpembye igicupa se ubona ko ndinywera mu ndasa tabanje kurisasira igisiga yagazana nayasigaye nanjye ndi hano ntugire ndishye ku mutima zo kurekura abashaka ko ubuzamu wabaye uburo buhuye wirangaho kandi nagaha abandi yewe nane nzigaranye ibihumbi 3 nabyo bizane nabyo ni mu byakire mbone nakira gukomeza guhangayika mu muji nabyirukiyemo ngawukuriramo none ngaba ngo ukeneyemo mpondi impanga ndangaza abampanze amashu ngaho ndi umunyamahanga yewe ikintu kwambarira ibicocora aho wambariye ngindi mpeza hano nibyo bisigaye isi ureka kuntera igihe ati igihe rwose uratinyuma yahuye ntabo nkumva zana none sinyarugenge sa amahanga yego ni amahanga ndetse n'ibyayo ni amabanga nimwakire 5 6 7 Bikwe ko ndeba mubarira amafaranga hano noneho habaye mu bucungamari cyangwa se n'igihe rwose gisigana gushakiye kuri telefone nkakubura ntunyitabe mubyeyi gose mu mbabarire sinja ahubwo cyaje kwa musaza we sana umusazi sowe kibere nk'abajije turwitera umata nk'isazi nawe afite uburenganzira bwo kuvuga da kuko afite ururimi kandi nkaba nsanze wari uhimbajwe gusa n'ibihumbi yakubariraga yisimbiza bose igisambo gikina urusimbi rega amafaranga ubunyambare nayo yanyishuraga ntugike ibindi kibere nka wowe dore ko gukeka kwanyu guteye inkeke reka vugisha ukuri wimpimbira kandi mpari wa mugabo we wa mubyeyi we rwose uko ndeba ubu narababaye cyane ngabona ari nzanywe muri iki kigo cyanyu no gushaka akazi none kugira ngo kaboneke hagomba ikiguzi ibihumbi 8 bimaze kwirengera mu bifuka y'ikoti ry'uyu mukozi wanyu ntibishoboka nyamara ariko ndakidasoboka mu bantu bubo bari bantungiye agatoke hano ko hari akazi k'ubuzamu maze nzamuka niba ko mva mu kinamba kugira ngo ndagahabwa nta ngorane none ngo kuko ndacubusa ubusa nayo nasaguye mu yavuye mu gasambo kanje leta yatanzemo ibibanza bamaze kungurira uhuye n'inkuba gisiga bukubitana inkuba ararabujanye ariko akagabo ntubonye uwo mugore ukiyagugura umuhogo kugira ngo aje yitwaje umuhoro wo kumpotoza menya ko amafaranga umpaye ari wanyishuraga ugize ngo iki wa mugabo we ngo yishura unyishura nyine wangurije ryari unyishura warunzi caca kasaho ngaho naho gushyushya urugamba usuka ibigambo bitagira shinge na rugero ugira ngo yandagaze gusa ntacyo bizantwara gisinda gusabye kujya witondera ibyo uvuga kuko iyo ngeso mbi watoye yo kurya ruswa z'abashaka akazi imaze gutera icyo n'iki muri iki kigo cya Rukanika wamugore ndakwisabye gihe no kuntuka se nta gutuka rwose uramenye ntumpinura igisambo kandi nta gihamwe ufatanye kandi nibonye nakira amaturo banzanira
banshimira ubugwaneza bwanjye sibyo byatuma uhindura isura kandi usanzwe uri mutijima. Ntabwo rwose nshaka gukomeza kunyunyuza imitsi y'abaturage. Ngiye rwose ariko ntabwo numva icyo mushaka kugiraho. Rwose mbibabwire. Iyo ruswa nzayigotomera nyumvisha ikibyimbye n'igishaka gisandare. Ndabivuze gisiga mwe n'igisibo kandi ntacyo bizantwara. Menya ko ibi bintu byasubiwemo. Ubusahuzi n'ubusambo nk'ubwo burimo agasuzuguro bigomba guhagararira aho ngaho gisiga we. Ndetse nkumenyesheje ko uyu munsi ushobora kukubera uwa nyuma urya ruswa muri iki kigo cya Rukanika. Uranyumva? Ariko unoso umugore tubonye nk'umugenzuzi none haje ati ukundi. Urinda kunka nkangaranya aho noje ko kore wanzanya ngaho wacyadwe. Ayo data urantutse gisiga we. Ndagututse. Na Rukanika data buje wari sarigoma. Ntiyankanga uko atazi uko natangiye akazi hano. Ugize ngo ndishano gisi. Uriryo. None sugo n'icyo ushaka kumerera imbehe wivanga bita kuri. Yego ndabizi wazamwe na Rukanika bitanyuzeho ukirangiza kaminuza ubutari ngo cunga abakozi n'umutungo. None ibyo ntwabirata ngo witera umata nk'isazi wivanga mu barya ruswa nkaho uri umuswa bigezaho. Wibagije ko umushumba tungwa neza aragiye kandi ko n'inyabarongo yica bayizaniye. None ko bari wambwiye ko akazi gahari kandi ko bagashaka ari uburobohoye nariko kabona ndagombye kuguhongera. Hari ubwo urabwe icyo wagasaza we. Kwavuze ruvuga amawampaye ho ndabihogoye yahogoye nkamuhoresha ko bunyamabanga. None se abakene ibyo twabizira. Wa musenzi wa ariko byaho gisiga ariko umusaza reka guca umuntu uko kumurenganya reka munije n'umusaza mu buragasa reka umusaza rwose ntashimye rwose mureka se mureka iki reka musandazo umusenzi umusaza ubeze nk'umusaza isuka ibigambo bisesereza kandi ntabigango bimurangwaho Imese yarayimenyewe. Haguruka muze haguruka mwisindagiye Jano musenzi isohokere ngiye kukurega gisi umenye igikurikiraho ngurangira ute urandega kurinde tujyende Ye injira ye Niwe chef. Mama we iri mwiwe mbese niwe kibere nka kumangaga nkaho buri gihe utaza wisanga kwe ahubwo nishimiye kubona uko nagushakiraga idosiye yihutirwa cyane. Mwaba se namwe mwamenye amarorerwa gisiga amaze gukorera mu biro ko byashakuje hose. Oya sinabimenye. Ahubwo hari inama natumemo ku Gisenyi. Nifuza kuyikugezaho. Gwe inama? Niyo nama rwose ngomba gutangizwa ejo na minisitiri ushinzwe inganda zose ziba mu Rwanda ejo mu gitondo. Harya ngo iyo nama izatangira ryari? Ejo mu gitondo saa 2. Ariko rero uko abayiteguye ubu ngubu bateraniye ku Gisenyi bifuzaga kubanza kubona n'abacuruza abanyenganda bo mu Rwanda. Twiri ubu ngubu twayitumemo kuri uyu mugoroba. Rero ngira ngo bitegure tugende uko ari we nahisemo kujyana. Kugira ngo uzi kunsimurira bibaye ngombwa baramutse bavuze muri imi ntumva neza nk'Ubufaransa cyangwa se Ubwongereza by'abasumba. Ariko se ko mu kigo cyanyu ubu bintu byifashe nabi cyane kubera gisiga usigaye kibere nka rwose urumva menya ko naguhe uburenganzira bwose ku bakozi bakuri wanjye. Niba rero gisiga yitwaza ko namuhawe bakakwica gasozi aririwe ntara ye mu kigo cya Rukanika uranyumva? Ahubwo icyo kibazo nyine nicyo cyari kinzanye kuko kibabaje cyane. Kibere nkawe rwose bereye nka 8 koko sajya bakwita yaritegereje rwose ntabwo yibeshye bagira ngo arazi kuzitonamo igishongore kizashobora gushitura abagabo bikwiriye by'amakombe nkatwe. Ngize ngo iki? Uvuze ko harya mvuze ngo iki? Ndibutse mvuze ko ujya kwitegura urugendo twatumiwemo maze saa 9 tukigira ku Gisenyi hahora umusenyi n'amahumbezi mu kibaya cy'ikiyaga cya Kivu. Ariko siniyumvisha neza ibyo nama mpuzamahanga ishaka kugeraho. Nanjye rwose ibyo koraniro ry'abanyamanote biracyambereye amabanga rwose. No muri ministeri nagejeje kubaza aho kunsubiza neza ahubwo bihutiye kumbwira ko nakererewe ko ngo abandi batangiye gusesekera ku Gisenyi kuva mu gitondo cya kare. Rwose ibyo bintu ntabwo byumvikana. Siniyumvisha ukuntu abanyabwenge bapfa gufatirana umuntu aho bumuboneye. Ukobwa mwiza usa n'izo barijya kurenga rwose ntundenganye nanjye ndiho mbimenyeye. Ahubwo urabizi gira bwangu ujye kureba uko byifashe ku kazi. Maze abatera amahane binkura amahano bazarebe ngo barikoraho biha kugukerenza batazi ko nakweguriye ubugenzuzi bw'ibyanjye byose. Mbese ubundi turagenda mu kitugezayo vuba kugira ngo tudakererwa. Wese wifuza ko twagenda nikira niko ye. Mwari mwiza usa n'izuba rirengera mu ijuru ry'ikiyaga cya Kivu. Icyo umitiramo nicyo nshima kandi ntacyo ntakora ngo ngushimishe. Ndabona atari ngombwa ko nguhitiramo da cyakora kuri nge mbona imodoka ari ihendutse kurusha indege
kuko niyo twagenda muri rutemikirere twahura n'ikibazo tugeze iyo tujya tukabura ikidushyitsa aho twifuza turi Gisenyi, si byo se? Ibyo rwose nta ngorane zihari kuko Mercedes yanjye kimeze neza cyane ndayizeye. Ubwo ndaza gufata saa 9 maze tugende twimvira umunyengo umuhanda wose wa Kigali Gisenyi usigaye barabaye ubusaba. Niba noneho ariko bimeze gahunda yanyu kabidakuka mbanje kuyitera mu biro. Nibyo. Mbaye mbamenyesheje kandi ko hari umusaza amaze guha akazi k'ubuzamu akaba yitwa Abagabo Barabona. Naba nurangije kaminuza uzakamuhe nta ngorane. Nimubona kuri liste rero ntibizabatangaze. Idosiye ye nasanze itunganye uretse ko Gisiga yabanje kumusiga icyaha amwaka ruswa. Ndakemera kuyimuha kubera gushaburanye kubera guhangayika. Ariko niyemeje kuzakora uko nshoboye nyine ayo mafaranga ye nkazayamusubiza. Simbi ryera ryo ku nyanja. Genda rwose ukora uko ubyumva. Mwana mwiza uzira ikizenga ukamusumba umuseke we. Ubu ukora uko ubyumva rwose nta ngorane. Ntako cyakora nanga nagira ngo mbamenyeshe ko imvugo nk'iyo mu bintu by'akazi mbona Dikoye none se kubunteye akanyamuneza. Ubwo nakwitesha kuguyaguye. Sika guteta kandi utari umwana wo guta umutsima. Uyagoshe birakabije kubona Gisiga ahora yishinga ku bakozi. Kwakageza naho bagabana umushahara kandi wabahembwa menshi. Bagabo Barabona uravuga ntabwo uzi ibyahano. Ahubwo wari uzi ko je buri gihe nahembwe ngomba kumugurira ibisiga ngo kuko aje kumpa akazi hano nishingiye kujya muhembura. Jewe ariko nubwo yanyetse ruswa ngayimuha. Ndabona bikwiye guhinduka. Aha. Njewe ndi buke kabiri. Kandi ngo mpore buke nimwene kwihangana. Jewe Gisiga nzakomeza musingiriza icyo Gisiga na byeri konje yantegetse maze aseka gororoke nka wa muzima. Nose nteye hejuru akanyo bikira imbehe ayemewe yo muntu ntiyanzironda. Jewe gose ndabona ndazashobora guhora nzehera kiragishambo tigisahirana kandi kitari muranga muntu yanje. Sinzi hangana gurambo hotegwe na kira kigomeke gitunzwe n'agatuza cyene bagihemba ngaho gihora ko gise. Ndetse ni hakundoteza nkamwe ejo nzasezera tuze ndato nzaba nkorera. Ariko se wa musaza we kandi muvandimwe aho nuramukuvuye hano uzabona akazi vuba handi ko nabonye no guhabwa icyemezo cy'uko wakoze hano bigomba igiturire cy'injyana muntu. Ibyo ntacu je sinzi nyiho gwakomeye nzaza kubibwira Rukanika nashaka jareke turuhanike none ni hahandi hanje. Erega ngo witonze akamyishashe Bagabo Barabona wenda tugize imana wa mukobwa kibera inka bitugiramo inyorosho zo muri kigozi kagena nka Nyombere. Nabonye azanye umureye gutoroshe wamusiganuze bya Gisiga wenda yamusigira umutima mwiza. Nibyo koko uwo mukobwa nubwo ari kizuba ndibimubuza guharanira ukuri uko ari hogoza ku mubiri ni nako kuri roho ari hoho ndacereka dusakike ngo waraje. Nakomeje mukivugira wenda kunyikanga hari igikoko mumbonyemo. Erega mbyeyi twabaye ibikange kubera abakoresha b'igitugu basigaye bakangisha agatuza bakatuzana umwuka mubi maze udafite ibyo hakishwa bakamutembagaza badaseka. Baya ntimugomba kuvugira mu matamatama kandi mufite amategeko abarenganura. Ufite icyo asiganuza kitamunogeye ajya kigeza kuba bishinzwe. None sugira ngo udafite igisiga ngo gisingirize Gisiga yamutunguke imbere ndamumenere nk'imbeheye. Twibuke yamakofe nariri imbere yawe. Hano muri iki kigo nta kigomeke nshaka kubonamo. Kabone niyo cyaba gishinzwe gucunga abakozi nka cya gisari Gisiga. Kuko abo bose bica gasozi baba bahemukira Rukanika babahaye akazi. Maze bagatuma imirimo ihadindirira kubera inda nini yabo. Erega ngo hari benzi bagiye gusezera ku kazi. Kuko babona baruhira nyandi. Barinda kuruhira nyandi se ntibahembwa. Duhembwa iki? Tubura gusehera idigi rya Gisiga udasiba kutwiyenza burige ndetse ntaratinye kudukatisha kabiri cy'umushara hari cya twakoreye uruganda. Cyo ndumva bidashoboka. Kibyo bibaza ariko mutabishyikiriza Rukanika ngo amutyaye. Ubwo se ubona Rukanika twahurira he koko? Aho waruzi ko buryo iyo umutegetsi wacu avuze ukankarana. Yatwihanangije no kumuvogera ibiro buri gihe kuko yanga umuvundo. Yego ariko se. Ngo ushaka kugira icyo mubaza agomba kubanza kukinyuza kuri Gisiga umusigaye yadahari kandi ari gisambo cuje ubwiko. Kereka hari umukozi ushaka ibyo kwikora hano wawe wakwikoza kwa Rukanika. Noneho mwaragatoye. Njewe ndemera. Maze Gisiga nkamusingiriza ibisiga 5 n'ibiti 3 bya byeri bihuje n'umubyibuho we. Ngira ngo bube bwaca kabiri. Cyo simbyumva rwose.
oya ibyo byose bigomba guhinduka bikavaho byanze bikunze. Wowe hakunyunyuza imitsi y'abakozi bagenzi bako Kageni agomba kubiryozwa. niba ashaka ko agomba kubiryozwa uwo mutegereje icyo ngo mumwirukane ko yarenze haniro. Sinabonye mufite ijambo rinini muri iki kigo cya Rukanika gisigaye yigizemo ishigomeke. Yego ubu nditegura gushyikirizwa imirimo y'ubugenzuzi bwose bw'iki kigo cya Rukanika, ariko kugira ngo nzashobore kurenganura abakozi nuko namwe ubwanyu mwabimfashamo mumbwiza ukuri. Erega ukuri ntitwanze kukuvugisha rwose nyakubyara. Icyo dutinya gusa nuko hari n'abategetsi bacu dusanga basa n'abashaka kurengera buri gihe ibyegera byabo aho kurenganura b'intege nke babagejejeho ibibazo. Erega ubusanzwe n'ukuri kuryana mu gutwi kandi ngo ko wavugishije uraguhakishwa abakurushidikana bashobuja. Wowe uwo mucucuramye ukwiye gucibwa ukavaho, ndetse n'ikibazo cyanyu ubwo ndacyumvise nzagikemura vuba. Muranyumva? Turakumva. Ariko icyo mbasaba nuko uko gushikamirwa n'abakoresha kutagomba kubarangaza ngo mwibagize akazi mushinzwe maze mutuvye umusaruro. Turakwiringiye ngirakamaro. N'ubundi mwarasanzwe ari nyampinga. Turagushyikiye mpinga nzima. Mbese ubundi ntimwamenya niba uwo Gisiga yaba ari mu biro byara? Yewe agomba kuba kibirimo. Ndetse ubu yabihinduye ibirori kuko ndeba Nyirabihogo ntawe uri aho bakirira abashyitsi. Agomba kuba yagiye kumwereka amenyo ndozi ko hasitse ikibondo cyanjye kizicyaha. Harya Nyirabihogo ninde? Ubwo nturamenya Nyirabihogo kuko n'imisi umaze hano. Eka hano mpabona abakobwa benshi za Nyirabihogo zo sinari nzizi. Sinari nzi ko zihari. Nyirabihogo ni ryahogoza rihora kuri telefone ryitaba cyangwa se ryakira buri wese ushaka kubona Rukanika cyangwa se cyakegera cyo ngo ni Gisiga. Reka noneho nabonge kubareba. Ariko rero nongeye kubasaba kwitangira akazi kanyu aho gukorera ijisho. Naho byo kwijuruta ngo mufashwe nabi byo tuzabikemura binyuze mu nzira zemewe. Nukura ko ngenya kubyara. ariko sigaho Gisiga rwose bikora kunyirigita uko byagukoraho nkureze. Ave rero ubuye ko turi ku kazi di ntuhagize utwinjirana uzi ko twamanjirwa basanze bakunkorakora. Ave Gisiga yegera ahubwo unyihobereye cyane n'ubu ko mbaye wadise Nyirabihogo rwose bintera gahinda nterumurya nkubona tewe na mutesi ngo nikibere wewe bicyo ngo zambuza kurya ruswa nkaho ndi umusikora Gisiga abaye rwose. Ahubwo urize ko kibere burya ari debe kandi ari za kaminuza umuntu uvuze kurya ruswa ariko disigira hiye Abashindi yanjye rero ibiki Warateze sinshaka hatagira usanga ibiro by'abandi twabihinduye ibirori n'umusango kandi ari amasaha y'akazi. Umwana mubi nigendere niba ari byo warumpamagariye ntabyanze rwose sindigikinisho cyawe. Disigira ugomba kwibutsa ko nubwo naguhaye akazi ariko mugaga ruvuga yari yampaye honda y'igitondo ugomba nayo kunyubuka rero ukangusha neza ukajya ngusha ashashe buri gihe ariko burage ariko yego ndakumva Gisiga ujya kungira umunyamabanga muri iki kigo cya Rukanika baguhaye igiturire gitubutse ariko nikigeze tujyana kwa padiri ngo nemeze kukubera umugore ngiki ngo ni mugore wawe kuza gutera amatako ku icumbi ryanjye uza kuncunga kandi nabishaka mvana amagambo amugore we uraha amagambo ko niba abagabo nahaye akazi bamenyera buri gihe agatuza k'ihene ngahembura igifu cyanjye sino mpamvu wowe wafurika ngusabye kujya usasira mbishatse nubwo nta sano dufitanye. Gisiga we ugomba kumenya ko naniwe no kubona horo nsiga icyaha ukangisha kuba icyatwa mu guhindanya imitima yera y'abari n'abategarugori. Ugomba nanjye kunkunda nkuko wibera uvuga amawe haguterekera amaso naho giye ukabusiga undebesha yingwe nakurebesha yingwe nyine kuko nzi ko ntangwe wahaye data ngwiki hagira avuze ngo nkunda baruvugama niba mbakunda se wabara hehe ko mbifite uburenganzira birambabaza cyane rwose oshinyibisiza ariyo data ngwiki birambabaza cyane rwose iyo mbona wibagiza ko naguhaye akazi kandi uzi aho nagukuye iyo wambaraga umwenda wa seraye none ukabusigaye unshinganije siyo nkugendereye ijoro rigije ngira ngo ngushe neza nkuko ndase kugendera nijoro wasanze n'igitewa joro cyangwa oya ntago uri igitewa joro uri museke wawe isesuye uburanga ku manywa y'ihanga wampaye
menya gusa ko burya unyikuraho ntagukunda na gato nubwo kukwanga ntacyo binyunguye uranyumva ariko ugomba kumenya ko nawe ntagutezemo inyana wanyangabira amawe bisa ndetse kugira ngo umenye ko ngutegeka usabwe kumfata neza nonaha nanjye ngashisha numva nkuko bigirira ruvugamo naho ubundi ndakwirukana ku kazi ntaseka yewe gisigamwe n'igisibo icyo gihe bibwira abagore bawe bagoye bajye babigukorera nawe ugiye wumveho rwose icyo cyanzanye mu kigo cya Rukanika ariko uguzi ko nsuzuguye ugomba kumpobera nyabeho ugomba kumpobera nabo ni wanga uretse no kukurukana uragenda maze no kukumpobera ayishe wayo ndatawe irata gusa ariko rwose ayo nyagasani uyu mugabo yatengesogera koko umuntu warumamagaye ngira ngo nibyakaza nshakira none yagira ngo aciye uyu munyamushinga mubi ndakura rero ndashaka rwose abanza ntimva kunyo byakunsuzurwa kandi umutegetse abagabo banyumve nimvuga he kugira gupfura naho wamupfuye wihe kunuka no kunyendagaza rwose ndekane sogera sinshaka ntushaka kunyirukane ariko utarenze kundiga gisiga rwose ariko rwose n'abantu baba muri iki kigo murane mwe wantabara nyagasani n'ibikira gisiga we se wakinze kingura gisiga reko wa mwana gisiga nkengura iki oya nkengura siki wani mureke mwiranguze maze wimve ko gisiga gihanganye ndetse ko nawe winjiye hano naguhangamura maze abagore nkabasubiza mu mwanya wanyu yego nyagasani naho bigeze se kingura naho reka niba banze nje gutelefona rero utakanyira bigo wengiye gutelefona uratelefona nde arangira ati telefona Rukanika ari ibintu ukora mu kigo genda wachana wese nawe Halo. Ninde tuvuganira ku gitega cy'abazungu niranguriye. Nikibere nkavugira hano mu kigo. Nikoyi. Kurumva se uvugana ikiniga n'igihunga n'iki cyawukanze kandi zuba we. Nagira ngo mbamenyeshe ko noneho gisiga yiyemeje gusiga ibintu heru. Gisiga? Byagenze biti? Ubu noneho yihereranye wa mwana nyirabihogo mu biro. Yiha kumuhondagura none ubinduru n'indende rwose ahubwo byadogeye ni mutabare. Ngo nyirabihogo yihogoza niwe gisiga ubu yasingiriye. Aho ntiyasinze cyangwa akaba yasaze? Ahubwo ni mudatabara murasanga yamushandaje da. Torere. Twananiwe kandi n'urugero ruvuniye mu rufunguzo. Rwose mubishatse rwose mwatabara ingoga kuko uwo mwana ubagongera bikantera ubwoba. Ariko se ntiwaba wamenye icyo bapfuyera? Kubundi nyirabihogo asanzwe yuzuye nicyo gisahiranda ngo ni gisiga. Nyimenya se nkibwiwe n'iki umuntu mukuru. Abantu bikingiranye se uretse ko nyine imyenda yo mu madirisha yo idafunze. Ibyo byiye gutera ubwoba ye. Amabanga yabo yose ndayazi. Ubwo barikiza cyangwa se abarira baririza. Tereko nyirabihogo yamenyereye ibihoto by'abagabo babagaga bameze nka gisiga abatezeho ibisigo. Ndumva gitabaza. Ahubwo ni mutindiganya gutabara murasanga yitabye umuremyi kandi uzabiryozwa. Niba none aho bigeze ngiye kubwira abajandarume baze bamutera ijanja bamuryoze tera bwo bazanye mu bana b'u Rwanda. Mukoresheje telefone ndumva ari byo byakwihuta. Nahundi abashinzwe umutekano barasanga gisiga yarangije kumushihada yamusizemo imvune. Ariko se kibere nka we. Karame databuje. Kiruti ndakumva nshuti kavu n'imyambi. Kanze ko uri databuja da kandi niko nzakomeza kukwita kuri umutwaro kwicyubahiro cyagutegeka da. Nkaba mbona ko ntagomba guterana ubyara n'uwo ntatinyuka kubyarana nawe. Ngo kubyarana nawe? Koko. Ibyo byihore. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu minota 5 tuba dutandukanye na Kigali. Ngukatana hariya ku giti kinyoni twigiriye ku gisenyi cy'abadasenyi. Niko se kusesetse sibyo. Ariko nawe. Uzukusekeje koko. Amasarasha nawe uti ni musase twiryamire koko. Urumva ibyawe gisiga biyogoza nawe uti tugende ku gisenyi. Ibya gisiga ntibinteye impungenge na gato rwose. Kuko mbisigamo abagabo bashinzwe umutekano. Maze uwo musha yadukanye muri bashiki bacu uzamushinja mubizamucisha umutwe. Ndabyizeye. Nebyo ubwo ngubu. Naho ubundi sinasiba mu nama igizwe n'urugaga rw'abagabo bagambiriye guteza imbere inganda mu Rwanda no mu mahanga. Yewe ubwo naho mu mwanya ndagusanga harya imbere kwa musaza wawe. Yego ye.
cyawe ni cyiza cyane kibere nkawe tayo meza kuyabeza nkawe dore bitanda biteye ubwuzu dore tubati twite binini ni ya radio nakunda ubona ari video yewe hano harahebuje rwose hakwiye koko kwirarira ariboye we kibere nkanzonze zabidahanda bahenda ntibarambirwe erega ibyo kuntakira ubwiza bw'iki cyumba wamitiyemo ntibimpimbaje na gato kuko buhwanye n'urwego rwa Meridiye nyine gusa ubu ndakibaza igihe tugira muri ya nama yatuzanye siko bimaze kuba saa 4 z'ijoro erega mukundwa ngo iyo nama banze itagifunguye muri iri joro kuko abatumirwa bamwe bumvise nabi bakaba bazaza ejo mu gitondo rwose ntabwo mbyumva mwari mwiza kandi wizi sako kwitunganya kandi witonda ndabona ufite n'ibitotsi egera icyo gitanda dore ko kinashashe neza maze utangire wirotira abatukunda ariko barimo narukanika mu patro nari nazanywe hano Gisenyi n'inama none niba itakibaye birababaje cyane ibyo by'amanama rero iyo binanikaye ahubwo wibuke ko ubungu uri kumwe n'umukoresha wawe wagukunze umutima ugakuka maze unyemerera urukundo dushirane nari ngufitiye nta nijeri rya nijoro izamenya iby'iryo banga ryacu ndakurahiye oya muvyeyi byose nabigira oya nyakubyara winyita umubyeyi kuko nigeze umubyara narimo ahubwo nyitira umukundwa nibyo nshaka rukanika niba nkunda nanjye rwose ntabwo nkwanga kuko ngukorera akazi neza ndagukunda rwose nawe kandi nkabona warangiriye icyizere gihagije umpa gucunga iby'ikigo cyawe muberwa n'inkindi narabiguhaye kandi nzaguha n'ibindi isano dusangiye tuyisanga mu by'akazi naho iby'imibereho bwite yanjye nyigengaho ngira ngo muranyumva kibere nkawe ibyo ndabizi kandi ndabikubahira rwose akaba ariyo mpamvu rero ngusabye kwikuramo igitekerezo ufite ukeka ko umukobwa wese agomba kuba igikinisho cy'umugabo kabone niyo aba ari umukoresha umuhemba umushahara mwinshi ushimishije kibere rwose tekereza ntabyo ngomba gutekereza kuko imitego yanyu abagabo mutega bari n'abategarugori ingana zagiye singutinya rwose ngo urankubita cyangwa se ngo uzanyirukana ku kazi mfite impamyabushobozi yanjye ku buryo ntashobora kwicuruza rwose ari ukugira ngo ntoneshwe na rukanika cyangwa se undi mugabo wese utekereza nkawe yego uretse kuba ushoboye akazi wigiye n'akandi nifuza ko nkorera ntikakunanira ndabona uteye ubwuzu hose ubwiza bwawe ugenda kubeshye buri mu cyaro kuruzi ntazi kinkwegera kugusanga ariko we nkabona rwose umpunga isugu turapfikiti nese ntaguhunga ko utari umuhungu wa mabukwe ntagusanganiza umutima wanjye nkaho ndi umusazi yega nuko wawe nabawe hari ikibazo se umura rwose sindi umwasama usamarira ibije byose bihinda bishaka kumpindanyiriza roho yera rwose izuba rijya kurenga ndakwinginze ngira imbabazi maze wemere ngira uwawe nanjye kandi nkugira uwanjye maze duhinduke umwe rukumbi umara ukumbuzi nakugirira ihangane nakubwiye ko ibyo bidashoboka rwose niba ari nawe mutwe wari watetse utekereza kunzana shishi itabona hano ku Gisenyi nta masezerano twagiranye menya ko gufubanye rwose mbabarire kukubwiza iyo mvugo ikarishye nyitewe n'uburakari unteye ibyo ntacyo diswe ahubwo rwose nubikunda nzahugurira ikanzu nziza cyane itera ibishashishagirana maze abakobwa ba Kigali bose nibayireye imitima ikuki ntabwo nemera ubwo bushukanyi bushushe nka bumwe bwa Rusenzi izo nzira njyanamo sinzizi sindinda y'indara amazenga reka ndi muzima sindazimira nka bene wacu babuze umuco kibere nka rwose ndakwinginze imera rwose umbera agapfura urumva unyeze nyabusimbe ngo numva maze ishenge simbi ryacu umenye ko niyo byamera bite ntawe uzakumenera imbehe bibaho nushaka uyubike mu gitondo njye kibere nka naguhakaniye kuva kare ko nashaka kugwa mu mitego y'ibishuko byawe ibyo mbwira n'ibyo ngabira byose ndabyanze urabyanze rwose ndetse mbisa nisinzirire cyangwa se nisohokere niba wiyemeje kurarana nanjye muri iki cyumba kibere nka disi wacu ijuru akarukareka kwipfayonza bipfusha ubusa kuko niwemera ibyo ngusenga nzagutuza haryemera mu nzu nziza nzaguhebera ubwo kandi kabya biteka ryose maze mukwa gusa n'izuba ukarusha ubwiza bizongereza uzaba umugenga w'ikigo cyanjye umbere kandi umugumyabanga yo kujya nsanga iwawe hashashe uruhanga ruzira inkombe ariko rwose ubwo uriyumvisha ryari ko nkeneye kuryama nkaruhuka kuko ureba ijoro rimaze kujigira nakubwiye nta buryarya ko ntateze kukwemerera ibyo ushaka ko njye nsanga bigana inyenga aho umunyenga ubutekereza nkaba njye ndeba nteye isoni oya disi ntuteye isoni ahubwo uteye akanyamuneza urumva emera rwose iby'ubu ngusenga ndetse nkubwire inseko yabera ni isheki ya miliyoni ndayiguhereza nzobe nziza maze nuvunja nk'iya miliyoni
uzagenda urushaho kuryoha kujushisha wumva wamara ntotadi. urata inyuma yahuye rwose kuko umubiri wanjye atari igicuruzwa cyangwa se igikinisho cy'abakoresha igitugu. Oyata nta gitugu kirimo nukumvikana. Nemeye kugwa mu nzara zawe rukanika naba mpemukiye umukunzi Imana izangenera. Naba mpemukiye kandi umugore wawe w'isezerano muzibanira igihe cyose. Ntabwo azabimenya ibi. Naba mpemuje abagabo bibwira ko bagomba gukora kandi batarabakoye ngo nuko ari abakoresha babo. None se batabakora ko yabakoze iki? Hari inyambo aho babitsemo. Vuba kera nge nanga ruswa. Kandi niba ari nayo unshakaho nka Gisiga wibasiye Nyirabihogo Gisiga rero ngusigaye warisha gasusi. Ukize kandi yaguye nande? Icyo ugomba kumenya ariko nuko iki kigo bigizemo ikigo mikucumba mu rugomo. Nta nisenge ryo muvuza nka yaribamo. Urumva? Akaye nayo mpamvu guhera umunsi uhindura akazi. Ukazajya ukubura mu kigo hose. Na gutegeka abakozi banje. Ibyo ndabikwatse rukanika. Sinkanga ibihinda byose. Ariko patoro rwose ntukumabwira abagore bawe ngo yo gufata ibyemezo huti nk'ibyo maze kumfatira. Ubwo rero warawidagadura na Kibere nka ku Gisenyi bo marana imbeho none ashizwe gutegetse kunyubikira imbehe. Nta rubanza mfitanye nawe Gisiga. Ahubwo utarebye neza. Nagufungisha maze ibyo bifu byawe byakweduwe na ruswa bigafatana n'umugongo. Aho uranyumva? Niko bimeze. Numva biseka mu kumfanyisha cyo nushaka kubyikuremo. Yewe. Ibyo byikuremo kuko n'abajede bamurujejo ngo banshireho iteka kubera za Nyirabihogo ngo zihaye guhogoza no gutetera mu biro byanjye nkazitera ijanja. Nababwiye ijambo ryiza bagasanga ndi umwere ntagera untunga urutoki. Gisiga rero menya ko kumunga imitsi y'abakozi bo muri iki kigo byakurangiriyeho. Ukaba ugiye kujya ukora ku buplano kandi wari warigize umupatro kurusha umukoresha wawe. Niko bimeze niko bitegeka. Nta kindi. Ndabibonaga abagore bamaze gukunaniza no kurindagiza bakunyangisha kandi warorangira ikizere gihagije. Ariko rwose washyikiriza mu mashyano ngo asubire muri batiku yayo. Abateka mutwe batunzwe no kwikundwa akaza kubakoresha babo. Ntabwo nshaka icyo kinyabupfura gike kikuranga. Niyo roho mbi gutera gutekera abandi gusa abagenzi bawe bose. Oya sinshaka gike. Yiture cyawe ntacyo kimbwiye na gato. Ngo iki? Ntacyo kimbwiye rwose. Ahubwo izana ayo mahara ngo duhangane. Maze ngo urebe abo bose bihaye konsha amakarizwa ngo bararya indimi. Baze basobanura ukuntu nabatse inyoroshyo. Abo babeshyi bintera rubwa. Ahubwo nyose nabyukaga hinganze. Inguze. Ewe. Busura telefone amasasu. Ariko. Halo. Di. Nifuza kubona n'abakozi wabuzi ko bafite ibibazo bose bibakomereye bifuza kubingezaho.
ibibazo bihari se ko ari ibiterwa na bamwe mu bakoresha batakigira n'isoni zo kwaka inyoroshyo ku mugaragaro kandi badasiba kuzamagana. Urumva ngusabye gukora ibyo nkubwiye mukobwa naho kunjyana mu by'inyoroshyo ntabyo nkubajije. Uzi ko ntakurusha kumenya amategeko hano aba yakana bayitanga kuko bose abana abanyamakosa ngira ngo urabizi. Ni mwebwe mubivuze rero. Ibyo si byo yivuze genyine. Mwese ndabategereje hano hanga mu biro byanjye kugira ngo mbagezeho ibyemezo bikaze maze kubafatira. Ibyo kandi nkwambigiriye kugira ngo imirimo mu kigo cyanjye irusheho kugenda neza mu bwigenge bwa buri muntu no mu bwumvikane bw'abakozi bose. Uranyumva? Ngiye kubabwira bose. Mfite ubwoba bwo kwinjira kwa Gisiga kuko asigaye ashaka gusigira abantu imvune mu biro bye. Uwo mwihoreye we yageze hano nta kibazo. Mbahamagaye no mu biro byanjye ngira ngo mbamenyeshe ko nishimiye cyane imikorere y'abakozi mwese. Cyane cyane ariko mwe bato bato. Muhora iteka mwiyuhakuye kugira ngo ikigo kibatunze kirusheho kongera umusaruro. Bityo mukaba mutanga umuganda wo kubaka igihugu cyacu. Cyakora rero ngo ntabyera ngo de. Kuko umwe mubona naragiye icyizere gihagije yanemukiye akampemuza mu magabo. None nkaba nahisemo kumusezerera ku mwanya mwiza ni namugeneye. Nubwo yago kanjye iterabwoba ridafashije. Mugomba kumenya ko giye rukanika. Ntawe ntinya muri mwe. Kandi niba ntarize n'amashuri ahanitse nkamwe nka bamwe muri mwe bagwihwisa. Mugomba kumenya ko imari yanjye yangize icyatwa n'icyamamare. Kubyo nsigaye nunganira leta mu gutanga akazi. Nibyo nagira ngo mbagezeho basaba gukomeza umurego wo gukora mutikoresheje cyane cyane wagira ikibazo gifitiye akamera iki kigo cyanjye yakingezaho. Dore noneho nababuke kabiri bankandagire mu biro bitabagaho. Murakoze kwa mukinyibuka mubyeyi. Ariko nubwo mutugejeje inkuru nziza ko mudukuyemo inkumbi nje nifuza kumenya icyo gito cyari cyo kuko ndeba none impyisi n'intama zitabiriye inama. Bon ndakeka ko atari ngombwa ko mbatangariza izina rye kuko ntinya ko abinkwakuzi bamugira kaya nkware y'inkungu zishoboka saka bakireba. Nyirabihogo ufite icyo wongeraho? Ntacyo nongera ku byo muvuze kuko ndeba izina ry'uwo muntu uwo mukozi mukuru wikozeho yakwasuzugura barigize ubwiro. Ariko ntacyo bitwaye da tuzaba turimenya. Gusa nagira ngo bamenyeshe ko abakozi bamwe twari turambiwe ubusambo n'inyeso mbi zose ziterwa n'umurumba w'uyu Gisiga. Uyu nguyu usigaye adatinya no kudusimbukira busimba mu biro. Ahubwo abakobwa bakora hano turagatoye. Umva rero icyo maze kuramirwa muri iki kigo nicyo ngicyo. Bose bigize nyamvuze na nyanderege nta n'umuti wasigaye. Ni kwa mukobwa we. Urinda kunterura ubwo mbekera. Ejo kwampamagarira abajede ngo banjyane. Bambeshyira nyine. Ejo se kwampamagarira abajede ngo banjyane. Ikimwe n'icyamukoze. Abonye baje kumubaza ikibaye akarya iminwa yuze nk'uburyarya. Yabuze icyasubiza. Uravuga iki? Ko hahise kubaterekera ayo maso ntibagutewe utwatsi bakigendera. Gisiga rwose wigize nkazugira naho wihijamo ntari guhaye. Ibyo uvuze byose mbihinduye imfabusa. Rero kandi sanzwe nzi ko ntacyo mupfa n'uyu mupfasoni nubwo mutagira icyo mupfana bwose. Ahubwo ndabona kibera nkashaka kugira icyo cyabivugaho umwanya ruhawe. Murakoze kumpa ijambo. Nagira ngo nanjye nunganire Nyirabihogo aho yavuze ko barambiwe ubusambo n'izindi ngeso mbi zikururwa n'umururumba wa Gisiga. Wigize igihangange muri iki kigo. Namufashe inshuro nyinshi mutunguye yakira bitugukwaha. Rimwe na rimwe akiha kunshurika akeka ko ahari ndi igicucu. Ngira ngo muribuke inkuru y'uyu musaza bagabo barabona wamuboneyeho hora. Amuha ibihumbi 15 kandi atagira naho ataha ashaka akazi k'ubuzamu. Nuko ari uwamusanganye. Erega natwe twarashavuye nuko agahinda cy'inkuko kamenywa n'inkike yatoyemo. Ikindi kandi izo nyorosho nge nita ubunyoni bubi ntazaka abantu bo hanze gusa. Ahubwo ntagira n'isoni zo kugabana n'abanyakabyizi umushahara w'imibyizi yabo mu kwezi. Tutaretse n'ibisiga, amahene cyangwa amayoga y'amoko yose. Agenda yogoza mu bakozi acunga ngo kuko ari patoro mukuru kaminuza da. Nibyo rwose nibyo akora gusa nge narumi. Kubera izo mpamvu rero nkaba nabasabaga mubyeyi wadutumiye kwiga uburyo mwakemura vuba icyo kibazo. Ariko ntawe murenganyije.
ndabizi twese ntituri ba miseke igoroye mu maso yanyu ariko rero ntibyambuza kuvuganira imbaga nyamwinshi ubihangayitse kubera umuntu umwe wikurikiraniye inyungu ze bwite gusa aho gushaka iz'abakozi benshi muri iki kigo dukesha amaramuko. Nibyo mworoshya amashyi Kibere nka rwose urakoze kungezaho iby'akarengane abakozi bagirirwa n'abagombaga kubavuganira. Ntagiye ntabazaga ibitagenda neza ariko kumbwiza ukuri ahubwo bantongera agatoki ababimye igitoki n'isake mu kabari. Ikindi ngushimiye Kibere nka naho wemeye ko namwe abakozi mutari ba miseke igoroye mu maso yanjye kwera impamvu zose nsanze atari ngombwa kwasasira hano. Ayo mabanganya yose ndayazi nayo kungabanira gusa. Nibaka ni rero naramaze. Naramaze. Waramaze? Ndetse n'ibimvuga nshobora no kubisubiramo buri wese uzashaka kubyumva. Mbese nkubazerukane. Umbaza iki? Rwose ko nkuze imbere n'inyuma. Warahira ko abakobwa wowe utabaka ruso mu gihe bakubacirembano bajyana ku Gisenyi n'ahandi ntarondoye. Bavuga kujye mu nama zitabaho. Ndagusabye ntushake kugira ubusebya kuko byakugwa nabi Gisiga. Hariya ngo izo nshoreke zawe zakugira inama yo kongera planto w'iki kigo. Iki kigo cyawe naryetsemo n'igitinyiro n'icyubahiro. Nako ngiguhaye. Ariko waruzi ko ugiso ni nke. Umuntu w'umugabo utekereza utegekwe n'abagore koko bakugira ingaruzwa mu heto yabo. Bamugize plano. Yawe mu plano. Yewe. Niba araho bigeze. Ukabonaho nambara inkini ngomba kwambara ibicocero. Ukaba unciye ku buyobozi bw'abakozi ukanyira agataro kawe uruvu ry'iki kigo. Gisiga ndakibasigiye wampaye nka ndagiye. Warembwa arenze ngo kwasamira umusega. Sinzabura akazi handi. Mbasezeyo maze abandi bagabakaze ngo babone bagubwa neza. Genda. Yewe aho. Imana ishimwe rwose. Yewe abagiriyo baje baragenda. Sitwe tubonye iki tuvamo kiriya kintu. Mubyeyi murakoze kumuducyahira. Nubundi ngo kudakubita imbwa byorora imisega. Izo nyosho yabasegaga yagira ngo abakazi mu byasi cyangwa se mu byasekuru. Mugomba kumenya ko no gutanga akazi bigira amategeko abigenga. Kandi agomba gukurikizwa byanze bikunze. Mu gihe rero mwihaye gushyigikira ibisahira bibasaba ibya mirenge ku ntenyo mukabitanga mutitangira itama. Ntimuziye kwijujuta nyuma ngo babatse bitugukwa. Kandi mukikiye bene ndani. Oya. Nibyo nagira ngo mbagezeho. Hasigaye mushobora gusubira ku kazi. Gusubira mu mirimo yanyu kandi mbasabye gukorana umurava. Murakoze. Nibyo. Tugiye kugira amahoro. Gisigaraye ariko yaranzambije uruganda pe. Iriya myifatire ntabayihanganira. Aragiye ariko nanjye sindi shyashya. Buriya Kibere nka ntangaya. Ariko ubona wamwirukana ko nyumvi gusa. Siki. Aya. Umukozi. Nzamusaye imbabazi si. Oya kandi. Uretse ko nanjye ngomba kwisubiraho. Nkamenya ko banse ko nziza bose atariko basamaye. Ikinamico